yarinzwe ava mu mubiri asenga Imana. Asenga Imana, ndababwira ngo ntabwo mwugo rugo nigeze njya kubyara ngo njyane nabi wacu. Yaravuze ngo nzaguherekeza kugeza iteka, ntabwo uzagenda wenyine, nge ndi kumwe nawe. Haleluya. Kandi ari umukecuru, kandi umvugo rugendo uko rwari rungana. Haleluya. Imana ikora icyo gitangaza. Noneho igihe kirageze rero ngiye gushyingirwa. Umusore ntabwo twe twarashanyije mu muhanda, ntabwo twicaye ngo uranyemera barasabana ngo urukundo. Ibyo ndi kubyumva ikigenge ntabyo nzi. Haleluya. Ntabyo. Urazira umugeni, nanjye niyubikiye amaso, sindi kureba muri bo kuko mbarebyemo nayo gutekereza ibindi bintu. Ndaceceka. Yegeze kubahagurutsa, bamaze kubyina hagurutsa umugeni bamujyana mu nzu nyene kwa sebukwe. Bamfashe ukuboko ngo bampagurutse banjyane mu nzu. Data uko ati reka reka itarakinga. Nzi ahuko umusore twari gusenga, turi gusenga turatavuga ati hari icyo ngubwira, arakimbwira ati Imana hari icyo yanyeretse, yambwiye gutya na gutya gutya na gutya. Icyo bisobanura singizi. Ndamubwira ngo uzasobanuze. Nkamurira nkabona ari umukene koko nanjye bitari bushoboki, tibiri buvemo. Nari ncuruza utuntu nkajya muri Kongo nkajya muri minota mikeya nari mfite ndayimuhaye kugira ngo tubwire Imana, sibyo? Karibu. Ni n'umukozi w'Imana. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana yacu nishimwe. Nanjye ndabashimiye kandi ndabakunda ko munyemereye kugira ngo tuganire cyangwa mbasuhuze. Amaraso ya Yesu ni igihango cy'isezerano. Niyo tubonanishije ubu paruwasi yacu ni hano ku Ruyenzi. Nkaba muhagarariye n'abanyempano. Imana yacu ni ibicumuro. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Naje mu buryo ntavuze ngo bitunguranye, naje mu buryo butunganye atari igihe, ntago ari icyo nateguye, ariko kubwo umugambi w'Imana. Muri njye ravuze ngo singikora ibyo nikoresha, ahubwo ngiye nkora ibyo nikoresha kubw'imbaraga z'Imana. Maze igihe ibyumweru bine njyamye ngwaye, ariko mwene data yagerageje kumfasha mu byo gusenga. Haleluya. Isengesho rirarema rikarema bitariho bikabaho, bigahindura ibyari bibaye bibi bikaba byiza. Haleluya. Imana nihabwe icyubahiro. Nibwo buryo ki rero ubwo bimeze bityo ndashaka kubabwira, hari ijambo ryiza nawe yavuze, guhura n'Imana ni kimwe no kubona Imana ubwawe ni kimwe. Haleluya. Mfite umwana witwa Nabonye Imana. Imana yacu ishimwe. Mfite umwana witwa Patience, mfite undi witwa ngo Tuyishime yagize neza. Haleluya. Kumwita Patience sobanura kwihangana. Hari icyari cyabaye kandi gikomeye. Haza kuboneka undi ukurikira witwa Tuyishime. Ateka Tuyishime kuko yagize neza. Urugo nduhagazemo. Kandi Satani yari yabambye amababa kuko ntakwiye kuruhagararamo, ariko nduhagararamo kuko Imana yari yabyemeye. Haleluya. Ndayishima. Hakurikiraho ni ngo wiringiye Imana yiringira ntabura amahoro meza adashira. Haleluya. Hakurikiraho ndira kubw'igitangaza ariko cyari kibaye. Nabonye Imana. Yitwa Nabonye Imana ni ryo zina rye. Ngiye kwandikisha mu njye bavuze ngo turi kumwe n'umutware wanjye, si umwana kujya mwite Mwabonye Imana. Mwabonye Imana isa gute? Hajya Mwabonye Imana isa gute? Umutware atinda kuvuga. Ndababwira ati bayobozi banjye, twabonye Imana, twabonye Imana. Niba mushaka ko namwe muyimenya muzaza tubereke Imana. Ariko nahanira hari ibibazo iteye bituma mutayibona sahizi, ariko mushatse kuyibona mwayibona. Haleluya. Nanjye rero nabonye Imana, ntawayinyeretse. Ntawanyeretse Imana. Imana ubwayo narayibonye ikora ibitangaza, narayibonye ikiza abarwayi, narayibonye induhura, narayibonye intabara. Waba uri hano uyu munsi ufite ikibazo, Yesu araruhura. Utega amatwi uraza kubyumva. Haleluya.
ndaza kubabwira amagambo make muri Zaburi yamfashije, ariko baze babwira akantu kuntu Imana yagize neza. Haleluya. Natwaye indi mara amezi 16, umwaka n'amezi 4, inda ndayivyara ivamo umwana. Haleluya. Uyu mubona uhagaze ahangaha. Haleluya. Ariko muri kubyumva neza mwababyeyi mwe, amezi 16 ufite inda. Igihe cyarageze ubwo abagabo barimo cyangwa abasore n'abakobwa barimo mwihangane, nuri mutageze mu ishuri yarigeze mu byo mvuga ntago ari ibitabaho. Njyewe najya mu mihango mfite inda amezi 7, buri kwezi bakanjyana mbirasi kanjyana ku bitaro, injagi kajya gukoropa migahanagura ikoza arangiza ngataha ndi muzima kumva nta kibazo. Igihe kigeze baravuga ati nukuzafunga ibyara kuko uzicwa n'ibyara. Ariko hanyuma y'ibyo nari maze kubyara inda 5 zidakuze. Urumva ngiye nabonye Imana. Humura, hari icyo mubona mbaye se? Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Umuntu umwana arimbye yuzura umwuka, aravuga ati ijambo ry'Imana riraryoshe, yongera avuga ngo Yesu ni mwiza, ngo Yesu ni mwiza. Haleluya. Yaturutira amafaranga, yaturutira byose. Dufite abana beza turabakunda, dufite abagabo beza turabakunda, ariko Yesu we nagahebuza arabaruta bose. Haleluya. Niwe aduha umwanya wa mbere. Imana yacu nishimwe. Igihe kigeze matrice bayikuye mu nda, n'uyu muvugana mubona bayikura mu nda bayishyira nk'ahariya, bashakamo urusoro bararubura, bashakamo umwana baramubura. Njyewe nabonye Imana, bene data nabonye Imana, si ukwitiranya. Ariko njye najyamo narota ngumva ngo mfite inda, nkabona akantu gatoya kari mu mugongo, ngiyo kagize gutya ndava, kagira gutya nkava. Ndibaza ngo ni ibiki, iyo urwaye wihugirwaho ukajya kure hakaboneka amajwi menshi y'umwanzi akongorera ko birangiye. Ariko iyo habonetse guhumuriza k'Imana urahumurira. Haleluya. Yesu yarampumurije. Igihe kigeze barantahura, titaha. Bandi bangira inama ati nugera kuri centre de santé, ngo nari kuri hôpital nkuru, uzasabe ujye muri Onapo baguha imiti kuko uzicwa n'ibyara. Urumva inda ya 6 ikurikiye 5 kavuyemo mbyaye inda zitakuze, niyo ngiyo ntivutse ntinabonetse. Ati nta mwana uri mu nda, ntawe tubona, turifunge. Nabwo ati ntimurifunge, ngiye mfite umwana mu nda. Tuyu ni umusazi. Bari baranyise conseiller w'ibitaro, byari bikomeye, imivu yaratembaga. Ariko noneho kuko Imana igira neza ndataha, ndavuga ngo nta kindi, abaganga nibahagarare byose nibahagarare, ndashaka kubona ukuboko kwawe Mana kunkorera ibitangaza. Igihe cyarageze, ngeze mu rugo, igihe kiratina, ndafuma njya kwa muganga, numva mu nda umwana aracura. Ababyeyi munabyumva. Ngeze kwa muganga wa musaza uzusengera abarwayi mu bitaro kuko ya Mana yiwe iragaragaye iti dore afite inda. Ariko nanone bigaragara ngo ko mfite inda y'amezi 2 kandi ndigeze kuri. Haleluya. Ndigeze kuri. Mbwiye umutware ati tugende, umutware ati ni bya bikabyo byawe, iyo Mana yawe buretse ntago tujyana, ati tugende ku gipimo. Abanza arangora, abagabo barabanza bakakugora, harangora cyane, muyo barangora. Ndamwengesha gake ndabona ngezeyo, agenda nk'ahariya kuri za botike abari yacungira yicariye, aranyitarura kabisa. Ati ni umugore nta nkozi isonaho nahereye birandenze. Hageze aho muganga ati none se umutware wawe mwazanye ari he? Ndamubwira ngo wamundebera hariya kuko byaraturenze, mbese abona ko yaba ari nk'ibikino, wamundebera wabugize neza. Aramunzanira, aradupima ati madamu wawe arafite inda,
tumwana afite inda ariko n'amezi abiri. Haleluya. Ariko ntabwo ari abiri. Yesu waza bigenza neza. Imana yacu iri mu kazi, biri mu kazi, ntabwo ikora nk'abantu. Iyo ije gutabara ntawe uyitanga imbere, ngo ahubwo icyo gihe ngo amavi yose aba yamupfukamiye. Haleluya. Ati uzongera ugaruke ku gipimo, ndagaruka. Ati igihe kinini kizagaruke, ndagaruka. Ntabwo ibipimo byose nabirangije. Ngarutse, Imana yatumye ngewe ndi uw'Irusizi kure Ibusozo. Ngera hano mpahagaze nanyuze nko mu turere 10. Ni Ibusozo hafi ya Bweyeye. Yego, Inyabitimbo. Wabimenye. Imana iguha umugisha. Yatumye umuntu ava ku Gikongoro. Hano ku Gikongoro murahabona, iramutuma iramubwira ngo genda urebe umubyeyi uri aha naho umusenge, numara gusenga ahita ajya kwa muganga adashidikanya. Kandi naniriwe mu rugo ndiri kunjya. Mutware wanjye ajya kurangura twari ducuruza. Tese kugiye kandi ndiri kunyangwa ngo nibya bikabyo byawe. Igihe bavuze igihe ifite ntabwo kiragera. Ndamubwira ngo igihe kirageze, ngewe ndajya kubyara. Yanga kubyumva. Ariko yatugezeho saa 3:04 nari ngiye. Nta mamodoka bayo. Abari namuze mushima Imana. Nta mamodoka bayo, turinzwe n'Imana. Urumva nta kitumwana ko nabonye Imana. Nta mamodoka bayo. Ntayo. Ndagenda nihuta. Ubwo nari mfitega n'imbaraga. Ndagenda ngeze ahantu numva birakomeye, abandi ati yo baraguca amafaranga. Ndagenda ati ntago njya mu ngobyi. Mba ngezeyo mu ma 5 mba ngeze kwa muganga. Abonye nje abaganga bari kanga tubuye umuntu bya bintu birabaye ati mutegure mpamagara ambulance turiyani kasanzwe. Ndababwira ati mugati noneho tuwiteka ari mu kazi yabirangije. Haleluya. Babona ngeze mu bitaro bakanyibazaho. Imana yacu nishimwe. Igihe bakivango ni mutegerereza ku cya gitanda abavyeyi bategeza bati hoya muga. Njyana hari yangiye kubyara byihuse. Arahanjyanya ngiye hari. Agezeho muganga ati muri malaria barahamagaye, umuntu ararembye agiye gupfa. Ngaha numva igisakije aho igisa umwana arahona muri aka kantu. Ruta umwana wanjye apfa. Kuko umwana wanjye mubonye bikaze. Nguramubonye se? Ati umwana wanjye. Ndamufata cyagishura cy'umweru yashati y'umweru y'abaganga, ndafata guki. Ati ntaguva hano. Ngimufashe umwana ngo gwe abaraje. Haleluya. Imana izayitamurura mu kigeragezo cyawe, mu kibona bikomeye. Yesu ni mwabari yiyerekana gahishuka avamo ukamubona. Ntugire ngo Yesu abari kure, ikigeragezo cyose cyakubase Yesu ahishe muri cyo. Arebye kureba uko witwara, mu kanya agiye guhishuka avamo gucya kwiyereke. Nuko nabonye Imana byari umwana w'umuhungu. Ibiro 4. Mwabonye imbaraga zanjye ntago ari uko nari ingana, ubundi munini yemwe ntago ari ko nari ingana icyo gihe. Muganga aratangara, bose baratangara ati ibi ni ibiki. Abaraho baravuga ati tuhamaze amezi 2 ndetse bamaze icyumweru nimamaze 3. Uyu mudamu ujungana n'urushisha akababyaye umwana ungana gutya, abyaye gute? Tekavuge kuko kabarokora arabasazi. Tuyusiga undi base usugenda asengera abarwayi bavuga ngo ni umusazi. Haleluya. Niba kuvuga ibyibisaza akavuga ukuri, ariko nta kintu gishimo cy'uburiganya, nta gicu cy'umwijima, umucyo kurasiye. Haleluya. Bazamenya ko Imana wakoreye ari Imana. Muganga yarategetse wagiye kungwaza mu muhamu hibere vuba, muziko ntabyaye bamubwati umwana ibere vuba. Ndarimuha ati umwana naguma nta wundi wemeye kumufata.
kandi mu gitondo tuzagukingira mbere impinja zakuzura zitakuzura. Nta muntu muri ibi bitaro n'umwe ufata kuri uyu mwana, witahire. Haleluya. Umwana arabonetse ari imari, umwana arabonetse ari igitangaza, yabonetse ari imari. Haleluya. Kandi iyo umwana uzareba iyo uri mu kigeragezo hari icyo wasezeranijwe n'Imana kitarashyika, iyo gishyitse habaho urusaku n'abanyeshuri bagahaguruka bagashaka undi babirandura cya gisubizo cyawe. Ariko Imana. Haleluya. Turebe ijambo ry'Imana ryamfashije. Haleluya. Imana yacu irakomeye. Imana yacu ntikora nk'abantu. Umwaka n'amezi 16 somu. Mana we. Iyi Zaburi ya Dawidi yaranesheje ngo nzahimbaza Uwiteka. Haleluya. Wahabonye nadusomere 34 muri Zaburi, kurangiza umurongo wa 6. Nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Uwiteka niwe umutima wanjye uzirata, abanyamubabaro babyumve bishime. Mufatanye nanjye gushima Uwiteka, dushirane hejuru izina rye. Nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. 6. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Amen. Haleluya. Ntago navuga Imana yanjye afite ipfunwe cyangwa afite ikizinga cyangwa umunkanyari. Ndavuga Imana yanjye mwangazi nta bwoba. Haleluya. Ngo nzahimbaza Uwiteka, ngishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo, ngo ntago bigeze bagira mu maso yabo habe namba. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Ariko dore bageze kuri 7 bavuga ngo uyu munyamubabaro yaratatse Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Uyu munyamubabaro yaratatse, nari mfite umubabaro. Ibaze nawe inda 5 ziragiye, haje ya 6, umuntu bari kumukoropa mu nda buri kwezi. Haleluya. Ese ntibyamwikize. Mbise numva ngo ijambo ry'Imana ryatwetse wa mugore umaze imyaka 12 arwaye umugongo ngatakira, burya yaravaga buri munsi. Imyaka 12 irarangira. Hari igihe nabyumvishe burage, ariko ubu narabyumviye, narabibonye. Haleluya. Nawe warabibonye. Uko twica buri wese afite icyo kigeragezo, buri wese afite ibimuruhije, buri wese afite ibimugoye. Ariko menya ngo wa munyamubabaro we nawe utakira Imana. Uyu munyamubabaro yaratatse, Dawidi yaratatse, Imana iratabara. None Konsolata yaratatse, uyu munyamubabaro yaratatse, Imana iramurengera, Imana imugirira neza, ikoze abanzi isoni bari bahagurutse. None se wibwira ko iyo nda yagumyemo kubera izihe mpamvu? Uko Satani yari yapfunditse. Ariko Imana irapfundura, iratamurura, irapfundura. Haleluya. Imana yacu ni nziza, Imana yacu ifite imbaraga. Impamvu umwana wa kabiri. Haleluya. Impamvu umwana wa kabiri yitwa tuyishime.
ishimwe yakoze igitangaza. Yavukiye ku mezi 12. Ho barambwiye ngo ufite umwana munini mu nda ntako twakubyaza. Uzajya ku bitaro bikuru, kandi ibitaro bikuru nta n'umuhanda wari uhari, nta nuko nashobora kujya ku bitaro bikuru. No kura ku gitanda ntibyari bishoboke. Umwana ari munini mu nda, mfite ibiro bikeya. Yesu ntagaza kangwa ni akanya. Cyakora uyu mwene data yamubazanira nta kibazo, yanamwemerera. Haleluya, mwamureba. Nta bandi basore bahari, nta basore bahari. Ni mu iteraniro ntihari nk'abasorera. Haleluya, abasore bari mu iteraniro ntibashyira hejuru. Nibura mwebwe ngaba barahari, nge bari ntabo. Mpagarariye amasengesho buri cyumweru, ngatsinduka ntegura ku rusengero, gukubura ugakubura hariya hose ugategura. Njyenyine ibi by'amasima n'amakoni ntibyari bwaze, ni mu cyaro nyine uzinduka ukubura. Urusengero ruri mu ishyamba, ibitusi byagiye ku marembo no ku mbuga. Nta busore arega, ni mu bijyamo neza bimeze gutya, abanza bakaza bake bake baza kugwira nyuma. Abari kure bose Yesu azabasha. Ariko Imana irareba ngo uyu mwana wanjye kankorera, nanjye nkavuga ngo mwana basaba mu gaturika bakarike, nkavuga ati hoya ntawe mburiye namwe, unshaka zansange. Muzi neza ko nta musore uhindukirira umukobwa, ariko Yesu yaragikoze, ariko Yesu warakoze. Haleluya. Amen. Ubingeje ati ibyo nubiceceke, ibyo nibiceceke. Igihe kigeze birabatangaza. Imbaraga z'Umwuka Wera zururukira muri iryo torero. Hari kuri Noheri imbaraga zirururuka, nanjye imbaraga z'Umwuka Wera zinzaho. Ntabwo nize gusoma no kwandika, nta shuri nagezemo. Iyo mirimo yose nari nyikora gutyo, nyobora amasengesho na Sunday school nyiyobora. Haleluya. Hariya mu bitabo nakweka indirimbo z'abana n'amajambo nigisha abana n'amajambo nigisha abagore, nkomeza ingo. Haleluya. Ngasengera abadamu babyaye inda yanyuma ijye yanyuma iheramo, ndamusengera ikavuka, sanda zazinzwe ngasenga zikazinguka. Haleluya. Imana ikora ibitangaza. Kubera Imana igihe kigeze, Imana izana abasore mu rusengero bava mu gaturika. Ariko umusore wanjye ngo yazaga habaye ibiterane ku rusengero, twebwe ari kuri Bonane no kuri Noheri dukora ibiterane, abaririmbyi bakaririmba. Yabona uko ndimo akavuga ati Mana, dore uyu mukobwa ndamukunze, ava mu gaturika araza. Twajya mu masengesho tugasenga, nyina agwara abadayimoni bari baramubase, nyine yararagura, yarabandwa, sinabwe siko yansengeye. Haleluya. Ibyahishuwe 21 avuga ngo dore byose ndabihindura bishya. Haleluya. Ngo dore byose ndabihindura bishya, niko Yohana yeretswe. Ngabo n'iby'ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere ryari ritakiriho, hari ibishya. Haleluya. Ngo ndabihindura bishya. Byari bikomeye. Noneho arambwira ati muko, mama yabaswe n'abadayimoni wahagera. Ndahagera hatinyitse, bavuga ngo bafite ibirozi, ngo bafite ingwe, ngo bafite ibiki. Mu cyaro hari ibintu byinshi cyane by'amayobera. Nsanga yarembye, ndamusengera, abadayimoni barahaguruka bavuga iyo baturutse, ndamusengera. Siga yicaye hanze ku mbuga, yaranywa itabi, ndamubwira ngo ntuzongere kunywa itabi ukundi, ni uzakira kibi ngibi, n'imbaraga z'umwijima zigukoresha ibi bitari byiza. Aravuga ngo nzajya kureba aho usengera. Ndi umukobwa, ariko ubwo umuryango ntunyumva neza kuko narabacitse. Haleluya. Mwami wanje, Mana yanje, untabaruye umusi, sindingoyi z'umugome, kura mu maboko ye. Haleluya. Mwami wanjye angura amaboko y'umwanzi. Noneho igihe kigeze,
wa mukecuru yagumye aza, umukobwa we araza avuga ati aha hantu hari Imana, arahakirizwa. Haleluya! Yarinzwe ava mu mubiri asenga Imana, asenga Imana. Ndababwira ngo ntabwo mw'urwo rugo nigeze njya kubyara ngo njyane nabi wacu. Yaravuze ngo nzaguherekeza kugeza iteka, ntabwo uzagenda wenyine, nge ndi kumwe nawe. Haleluya! Kandi ari umukecuru, kandi umvugo rugendo uko rwari rungana. Haleluya! Imana ikora icyo gitangaza. Noneho igihe kirageze rero ngiye gushyingirwa. Umusore ntabwo twe twarashanyije mu muhanda, ntabwo twicaye ngo uranyemera barasabana ngo urukundo. Ibyo ndi kubyumva ikigenge ntabyo nzi. Haleluya! Ntabyo nzi. Ahubwo umusore twari gusenga, turi gusenga turatavuga ati hari icyo ngubwira. Arakimbwira ati Imana hari icyo yanyeretse, yambwiye gutya na gutya gutya na gutya, icyo bisobanura singizi. Ndamubwira ngo uzasobanuze. Nkamurira nkabona ari umukene koko, nanjye bitari bushoboke, ntibiri buvemo. Nari ncuruza utuntu, nkajya muri Kongo, nkajya i Burundi, nkabona koko ntiburi buvemo. Ariko Imana yo hageze, iyo Imana iri mu kazi yemeza ibiteye abatemera bakemera, ibidashoboka bigashoboka. Ndibaza birangobera. Twaduhaganya nkatinya kumuhangara kumubwira ati birashoboka se. Atuma wa wundi wamusobanuye nawe n'umunyempano, arambwira ngo Imana yemeje kuri yari we muzabana, nta bindi biganiro, birarangiye, nta n'ibyabaye. Baje iwacu ahubwo kubaza baraganira. Wacu ati reka papa ati ntibibaho. Si uko bari bafite ubushobozi buke. Papa ari injeniyeri, yubakisha ibitaro, yubakisha amashuri Nyabitimbo, arabonye. Papa ari umufundi mukuru, abandi bafundi urumva arakomeye. Ariko ntibishoboka. Nababwiye ngo amafaranga n'ubutunzi n'ibindi ntibishoboka, ariko Imana yo hageze. Haleluya! Uwo gusubizwa arasubizwa. Barabyanga, basiga amafaranga ngo yisuka n'upanga, ariko basiga ari intambara. Ariko baravuga ati ntacyo bitwaye. Haboneka musaza wanjye umwe arabyishingira, arabyemera. Papa na mama ati umwana dukojeje isoni mu muryango, ibyo abarokore, kandi umwana yasaze kera, yirirwa sengera abarwayi, ati n'ibyamufashe, Ariko Imana iza gutabara. Biranihuta vuba. Tuba tugiye mu rukiko, nsinyirwa n'abandi mu banyagikongoro baransinyiye. Bari basengera ko umudugudu bacumbitse iwacu no bansinyiye. Aho data na mama batabaye, warabaye Mana urandengera. Haleluya! Imana yarahabaye ikora igitangaza. Turagiye gushyingirwa, turagiye. Iwacu rero hakinze nka kuri rugi, murabona rurakinze, wenda ntiruhuye neza, rurabereretse uwaza yakinjira. Urugi rwiriwe rumeze gutya, njye nagiye gushyingirwa, nambaye imyenda nasohoka, imideri yanjye ntahana bayiteretse hara mu ibaraza. Nsigaho abana b'abakobwa ati uze niwumva tumaze kuva kuri paruwasi iyo mideri yanjye muyizane. Data na mama barahari, ubu bariho. Kumva b'abakobwa b'inshuti zanjye twaririmbanaga ntabo nabonye, babandi b'ababyeyi twasengana ntabo nabonye, ntabo. Imana yarahabaye. Babandi ntazi, babandi b'abanyamasengesho bo hirya kure, abari bo baza muri bwa bukwe baradushigikira. Tugeze mu rugo, umugabo wanjye yari yaguze ibitoke, benga imitobe. Iwacu benga imitobe haba hari insina nyinshi. Dusanga isi amaze kuwutindika uwo mwanya, ashyiramo amasaka arawutindika. Ntabarokore nshaka ku mbuga yanjye, ntawo. Ibihahwa ntabyo, bazana umutsima n'amashu. Bugari murabuzi, n'amashu n'ibishyimbo aho ku meza, bindi byose
ibindi byose nta wabibonye he? Njyewe nashingiwe njya ndi ku meza twicaye, noneho make mbabwira akantu kagiye gacamo, ba bandi baje gushungera b'abasinzi bajya bari hirya no hino bari gushungera, nanjyeho nicaye ngo mana we, ngo uyu musore yazanye agakobwa keza, ngo ariko ngo dore icyo bamukoreye, ngo reba disi, ngo uzaye akobwa agapfu. Urazi rero umugeni, nanjye niyubikiye amaso sindi kureba muri bo kuko mbarebyemo nayo gutekereza ibindi bintu. Ndaceceka. Yekeze kubahagurutsa, bamaze kubyina hagurutsa umugeni bamujyana mu nzu nyene kwa sebukwe, bamfashe ukuboko ngo bampagurutse banjyane mu nzu. Data uko atireka reka itarakinga. Banjyana mu nzu yanjye ari ngo nicara. Ariko mbabwire bene data mpagaze hano ndi mu nzu y'Imana. Nta mutima wandiye, nta kiniga cyandiye. Njyewe nari nshaka namubonye bikomere cyangwa byo nshaka n'uyu sura ya musaza, ntagaruri ya mukecuru, reka tubivuge neza. Nasenze nsaba ngo Imana impa umugabo ukijijwe, impa umusore tubijyanamo neza, wumva gusenga. Kandi maze musaba akantu gato, ndamubwira ngo utemera ko ncuruza ubanza ubisinyeho nabyo. Bijya guhinga nyene no guhinga, ntago ubwo nyene sinabikuriyemo nanjye, nakuze nshakisha utuntu, ntabwo ati ntawasi. Haleluya. Ntago iwacu baje gutwikurura, natwe ntitwagiye gutinyuka, twahamye aho ngaho no kwa data uko no kwa mabukwe baguma iwabo, n'iwacu baguma iwabo, natwe tuguma iwacu. Haleluya. Imana nayo ijya gutabara bigeze sinko nabakomye ku mutima, ati ni mwari ku mugeni bandi bira bintu sibyo, baranyarika iminsi mike twagiye gusenga n'umukecuru dutashye, dusanga umusaza yasohoye ibintu byose byari mu nzu abishyize hanze byanyagiwe imvura nyinshi, aratubirika. Aho uzumva ngo abaho imigenzo n'imihango n'ubyishyiramo, Abanyagiputa bagendera ku mihango n'ibiziririzwa byose n'ibigirwamana byose, ariko bamaze kwegera Yesu iyo mihango ntigufata. Haleluya. Mabuko twajyanye iwanjye ashinga amashyiga. Ese nababwiye inzu yari yiki? Yari amazi amwe se? Yari mugongo se? Yari iyi? Yari inzu y'ubihunda, uruhande rumwe ari ubwatsi n'umukene. N'umukene piri. Uruhande rumwe ni ibihunda, ibirere, wenda sinzi uko mubivuga ino ni ibirere. Urundi ruhande ni ubwatsi. Wenda batabonye ubwatsi, ari nk'abakuru babonye ubwatsi kera. Zanzu z'ubwatsi. Nje ndavuga ngo nubwo bimeze gutya, ngewe nari nshaka n'uyu. Ibyo amazu meza n'ibindi, babwira ngo abakobwa mwe hano ari nk'abakobwa, ese abakobwa bari hano baciye hejuru turebe. Nibashyira hejuru. Imana ishimwe hano naho barahari. Ngewe nari umwe niba namwe mwaganira basha. Nuko rero ndavuga ati nta kibazo, nababwiye ko inshuti zanjye zose nta numwe nuwa nabwirije ubutumwa akihana, nawe yabonye ko mukoze isoni, nabo tuvukana cyabaye ikibazo. Noneho igihe kigeze tubayeho gutyo, ariko Imana kundi ikora. Hashize nk'amezi angahe iwacu bohereza imideri nk'ingahe baza kunsura. Haleluya. Baza kuvuga ati burya iwacu bari cyariho, nazugira ngo barapfuye, ati burya barahari, menya ko bahari. Imana yacu nishimwe. Imana yankoreye icyo gitangaza, ndubaka mbona urugo rw'amahoro, ntago iyo nzu y'ibihunda nayigumyemo. Haleluya. Ntago byakunze ko iyo nzu ariyo ngumamo, byageze igihe mbona indi nzu yo kubamo. Niwumva rusaku rujura umukobwa, ubu umukobwa n'umusore, cyane cyane abakobwa cyangwa umusore, icyifuzo cya mbere baba bafite, ubu ufite icyifuzo uvuga ngo ko ngize imyaka 25 nzabona umusore gute, tubyumva kimwe cyangwa twahuza.
kuma ntari mfite icyifuzo. Nubwo nasenga ndi umunyempano nsengera bose, nubwo ngenda ngasengera bose, ariko nari mfite icyifuzo. Icyifuzo cyari gusubizwa. Haleluya. Cyari gusubizwa nkavuga ngo kwitaje gisa gutya. Mwumvishe uko yibu byamugendewe cyari kigeragezo, ariko ngiye cyari byiza. Haleluya. Ariko nanone Yobu yaravuze ngo ntago twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana ngo twange nibibi. Noneho nanjye bigenze gucyumva ko inshuti zamvuyeho, ariko igihe cyarageze zose ziragaruka. Haleluya. Kuko babonye ko Imana yanjye ari Imana. Amahanga yose arabyumva kandi aratangara. Nawe nibura aha ngaha ufite kwizera gutyo, saba Imana ikongere kwizera, kuko Imana izikora ibitangaza. Ako kantu karabaye, nanjye niyo mpamvu narivuze ngo singende ntakababwiyeho. Imana yakoze icyo gitangaza, niyo mpamvu nabyaye umwana wa mbere mwita Patience. Umugabo yaranyihanganiye, nanjye ndamwihanganira. Bene wa bose baramwanga, ntibari bashaka samwe uwo muryango. Nanjye iwacu bamwangiye ko ari umukene. Umunyagatulika yaraje, n'abandi baraza ati twega turagukwera ya naya ariko tumujyane. Mbwira papa ati cyo nemeye naracyemeye, uko yaba ari kose nge n'uriya nari nshaka. Uwiteka yaramuzanye. Murumva ko nta zindi mpaka na zike zigeze zibaho kugira ngo mbaze. Nta muranga wabayeho cyangwa kubaririza. Nijwi ry'Imana ryaje mu rusengero rw'Imana, turiya mwana wanjye nkunda hari icyo yansabye nanjye ngomba kukimuha. Haleluya. Umusore uri ahantu ujarajare, umukobwa uri ahantu ujarajare, niba ari icyo wasabye Imana, Imana izakiguha. Niba atakiye Imana, Imana izayiguha. Ahubwo aho wari utuye, aho wari uri mu magambo uveyo, aho wari uri mu busambanyi uveyo, aho waba uri guteranya abandi uveyo, wimuke. Yesu akwimura umwemerere. Twatangiranye ijambo ryiza cyane rivuga ngo guhura n'Imana ni kimwe, no kuyibona ni ikindi. Reka wibonera Imana utayeretswe n'abandi, wowe uyibonera ubwawe. Nicyo gitangaza Imana yakoze. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Murakoze. Haleluya. Haleluya. Ni mu mutunga ibiganza mama wanje, mubwire ngo Imana imumugisha. Nukuri uyu n'umubyeyi w'umugisha Imana yamaye ku musozi ntuyeho n'umutware we, kandi bambereye umugisha, kandi barakijijwe bakunda Imana. Ariko mwumva iminsi tumaranye ntago ibi bintu nari mbizi. Haleluya. Najyaga nibaza kuri ariya mazina y'abariya bana, ariko mwumva afite ikintu asobanuye. Icyakora kuko dukunda gutinda tuganira amagambo y'Imana, nayo yambwiraga ayandi ntayo. Haleluya. Reka nkababwire muri icyo gitangaza Imana ikora. Mfite mbyaye 12, ariko mfite 6, abandi 6 nabashingiye mu ijuru, bashumbusha barahari. Imana imuha umugisha, kandi Imana igumye imwagurira imbago. Burya Yabesi yarasenze asaba Imana ngo imwagurire imbago. Hari ikintu yarabuze, hari n'ibyo yari yarabonye, ariko abona kwagurirwa imbago kuva ku Mana kutaramugeraho. Abisaba Imana irabimuhesha. Nawe Uwiteka kwagurira imbago kandi akugeze kure hashoboka. Ijambo ry'Imana asaga none tugenda twemye.